twese twibuke korali. Ukomeye cyane twahawe Imana ihora, twahinduwe abana b'Imana ihora, dukwiye kubana amahoro, tuzanezerwa cyane n'ijuru.
n'abana bande ariko Yesu aje turamwemera twibuka abana b'Imana ihoraho. Haleluya. Amen. Imana yerekana kugeni aho ngo kubineza neza byawe yawe Yemungu bakeka kure Mungu asena. Haleluya. Amen. Kamere nkiya azatwara ibintu urumva kw'Imana. Imana irangije kumurema bamusubije umuntu aho reka turebe gufasha ukwiye urumva rero tukini y'urukundo rw'Imana. Haleluya. Amen. Imuremera umufasha umukwiriye. Hanyuma bamaze kuba muri Edeni bamaze kwinjoyinga ubuzima, umubi araza. Imana turengere, umubi araza. Ariko ijuru ryari yaravuze ngo wasiwe ugushisha ukwiriwe n'umubi. Ariko Uwiteka Imana kubera ko yari azi uwo mubi, yari yaratanze message kuri Adamu na Eva. Ibi ngibi byose muri Edeni murabyemera, ariko ibi ngibi ntabwo mubyemerewe. Ntabwo mubyemerewe. Hanyuma bahitamo kutumvira. Ikintu gitwishe umunsi wa none ni ukutumvira. Turumva ariko ntabwo twumvira. Satani yinjira mu mutima wa Eva na Adamu. Imana iciteka ikora mu ngobyi ya Edeni. Generasiyo z'abantu zibaho batangira no kwicana. Kayini yica Abeli, urupfu rwarutangiye kuko Imana yamaze kubavuma. Urupfu rwarutangiye, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi iravuga ngo noneho ngo bijye bigenda ishyiraho gahunda z'ibitambo. Ubu tugeze mu gihe cy'amategeko, bakajya batamba ibitambo, ukoze icyaha agatanga igitambo, agatanga inka,